itegeko rya mbere nuko mwagomba kwicuna. We ninde wapfuye ninde? Utari wamwica nta mbabazi umugirira. Asekere hakunya kurya umuntu cyangwa kurya ivumbi utangiye kubyira tutarabona abakiriya aho nushaka guhombya restaurant gabanyarenga aho ngaho sha ni gute ngiye umuntu w'umugabo ngana nanjye w'amasihabi nahera mu gitondo nikoreye isafuriya ku mutwe ntari naryo urangiza ukambwira ngo ndi guhombya restaurant bazahomboka wanjije yose waza kubizana imbere ya boss agukubita utumuka nk'umusuzi wa nyirabaraza wisanga kwanyuka ari kugabura utujumba tw'utubona genda sha sinjya nterwa ubwoba n'ibihinda nk'akaguru umwanya wa boss na mama ubwe ntiyabinza nawe ngiye mfite ikirashyi cy'inzara ntangenda kuza tugira dutegereza abakiriya ubundi baravuga ngo ari kugira uzicwe n'inzara uzicwe n'imihigo cyangwa uhekenya amabuye mu bana nkwereke shabo stop there kuma mama gaye murambaza iki hano tubafite international food ikiri gatetse neza dushimbo turi ku murongo dukaranze neza fresh ndetse na gafriti none ikirenze kwabazaniye agatoki k'inyorosha mu ukarya umuntu akagigenza ura Kigali goma none nakosho kubera kuri namifupa yene yakobera rwose pe negucike rwose kirya negucike pe yakobera si ibyo gusa sha dufite n'icyo bita international manger de man ibyo ngibyo ni bya biryo biba byavuye mu bihugu nka Nduba n'ibindi by'imboteri bigiye bitandukanye nk'ibyo muri Aziya za Amerika no mu Bushinwa hahandi urya ikiryo cyawe urumva ukajya wumva uri kugenda unyigira ako mwataye umutwe aho ngani muri restaurant kiriya kutekereza kijyameka kwe muri restaurant habi biryo ariko sikuri ikigori gikwera rose twe gutubonanye umucanga cyangwa ama twebwe ducuruza kijamayi abandi wanze kutugura turagukubita tukakunyafaguza cyangwa ugasigara uri intera ku buryo utikura no kwewanira ubwo ngo ducuruza kimwe imyaka yewe nayo uyu munsi nuko yahuye natwe arabigura yanza kunze urugi wacu twebwe urugero rwo gukinga barendwa wa munana kabura akandagira none muri kumbwira ngo ngure biryo nushaka uri gukinga abana igihugu wije mu mwaka kabura akandagira ariko ugomba kubiri ukatwishyura kiri abanza wumva uburyohe buri mwana ziko harimo nakunyu pesa amafaranga yangu bro twumvikana ntabyo nurukiho ducura nyine nako gato yawe akazira kandi kakakugeza kure nta mafaranga mfite wa undi munsi wa musenzi tuzakina tugukubisa zirahagije ndishiye natwe yacu bebe mashu bijumba birayi karoti tugufite ibiryo byiza cyane ahubwo uvuga ngo ni ibisuguti bombo mateke makuku mafuti hano tugufitiye ibiryo byiza cyane ifiriti dodo agaceri kakandi gasimonije neza cyane ese ko mbona muza mu mpombo kaho nk'abahomye impombo zo muri Turkiya muraza mumbaza iki mwanshinze bafite ikibazo cyo guhumeka karagufasha cyane ikibazo cy'urubyaro karagufasha none tugufite n'udushimbo twiza twatuntu twa fe twongera amaraso mu mubiri ariko mumaze gutibura kweri ni hehe muri iki gihugu cyangwa muri iyi si mwabonye abazunguzaji bibiri acha kule ndugu yangu wewe iyi ni gasikiri creativity hahandi tubazaniye ibiryo mu ngo za babana mama ufite ugasanga umwana azanya amanota 10 yakubise igitoki atazana 99 agasigiramo mwarimu rimwe ryonyine nawe ryaho wumva
ariko wajya ureka ibintu by'imikino nk'ibyo ngibyo. Nimba turi kubonja umukiriya uragira ngo niyumve ukuntu bimeze, ahubwo reka tugende tudasanga n'aducitse. muwe yo kureba amasafuriya y'ibiryo byacu cyane nawe urabyiba ibiryo byanyu mbonyemo isafuriya cyangwa inkono se ncece gusa n'inima ibabo yigenda urabona ibyuma bihagaze. Tugende duhindure imishinga. Uyu nguyu uraturumbiye para. Boss twamaze kumenya amakuru neza ko ari we mukuru uhagarara ari amarushanwa ari bubere hano hepfo. Basi wambabare ukangira umuyemusi wayo. Ndayobora no mu Bushinwa narayoboye no muri Amerika hose. Handi bya bihangange byarwaniraga mbabarungira icyizere. Ndi ndwanya kate ko mfite kuntu byose ndabizi. Ndwanya muri Amerika gera ubundi. Ubu si kinagiye akazi gute kandi kirimo gikubita boss? Hari ubushake n'umukakana ajya mu mwereka. Je mwereka icyo nzi nyine. None nabonye nta wundi muntu ufite wo kwitoroza. Niyo mpamvu nakweretse igazambo kuri wowe. Okay, sawa niba mwishoboye. Duhure hariya hepfo kuri. Urakoze cyane. Sawa tugende. Hahiye oyuni nesha urwanda urwanya abarwanda inarshon aho tujya kwakira indwanyi zitandukanye mu midugudu itandukanye. Aho navugamo umudugudu wa Gasekere, Gasho na Rozagayiro. Reka mbereke uwateguye igikorwa Miss Joshua yereka abafana. Murakoze cyane ndabasuhuza nashayemo amafaranga yanjye. Ye kureba icyo yamaze. Honda tudatinze rero turakwakira Gasho kutoka Les Kwena. We ninde wapfuye ninde? Ntabwo twakakira Gasho wenyine. Reka duhamagara ikindi cyamamare gutoka Par, gutoka Brazil, umunyakapower ukomeye cyane Tana Boy. Boka murababona Tana Boy and Gasho. Amategeko n'amabwiriza hano birakurikizwa. Itegeko rya mbere nuko mwagomba kwicuna. We ninde wapfuye ninde? Utari wamwica nta mbabazi umugirira. Oka tanduri tayari Gasho tayari. Action.
Waka! Gasho is the man, is the winner! Gasho is the winner! Waka! Hey! Tabia gutenda! Man from nowhere! Mahina! Kutoka Japan! Kuri taekwondo na kung fu! Angela Chamuga! Kutoka pala! Inamaska! Inuse! Nakatua magala! Umushinwa kaze! Nakumushinwa gabona nibeshye mumbabarira! Rozagayiro! Wibira bice! Rozaga! Mwamubona ku matuza ye! Coca-Cola! Rozaga! Mahina! Oxford! ndamuuza nabimenye. We ninde wapfuye ninde? We ninde wapfuye ninde? Waka! Inare! Kutoka pa! Kutoka po! Mahina! Mahina! What? Hey! Oh shit! Oh Mahina! Mahina kutoka pa! Bavandimwe mumfashe kwakire umushinwa Gasekire azano ani kuri byose muramubona tuba gusa reka duhamagare muhise w'ibiro bibiri nk'iby'inkoko muramubona Chibonje action we ninde wapfuye ninde? Gasekire man of the day nubashije gukora ibyo twasabye wonderful hoka the final akaduhamagare Gashu aze akine icyo bita final avec Gasekire Gashu yegarukira mu kibuga muramubona action ndamuuza nabimenye. Yesu! What? Gasekire! Aka kazi sinzongera kugakora.